Nitwa Producer Junior Multi System. Producer Junior Multi System ni umusore ukora umuziki w'ingaragu. Mfite ibiri 110, ntabwo ari byinshi cyane ugereranyije n'ibyo nari mfite ahashize. Nari ndi hago mu biro bigera kuri 117, hago maze kugabanukaho ibiro 7 byose. Ni ikintu cyo kwishimira. Nawe mbyibuka se ibiro bike ngira ngo umuntu abitunga akivuka. Izo ndirimbo nakoze indirimbo nyinshi, gusa arizo navuga wenda shobora kuba zarangiza wenda Junior wundi w'ungubu benshi bakaba baramenye kubw'izo ndirimbo, kuko ni indirimbo wenda naba narakoze zamenyekanishije. Harimo ya mbere navuga nka ndacyariho ndahumeka Jay Polly. Niyo ndirimbo nakoze abantu bakavuga ati uno muntu wahehe. Noneho indi ya kabiri navuga ko ari umwanzuro ya Urban Boys, ko niyo narakoze none abantu bagatangira ati hari umuntu turimo kumva. Ya gatatu nayo ni muri ibyo bihe nyine nkizamuka, navuga ko ari indirimbo yitwa Byarakomeye ya Knowless. Ya kane navuga indirimbo yitwa Ideni ya Mani Martin. Benshi ntabwo bazi ko ari njye wayikoze, ariko ni njye wayikoze. Ya gatanu ikabiye zose nizakira muri icyo gihe. Hari indirimbo bita Icyabuze, ni ya Pasi ari kumwe na Riderman na Mani Martin. Mbere yuko Junior akora izo ndirimbo yari umunyeshuri ngira ngo ndangije senior 6. Hari bibiri, ubwo ni ubwo byari 2009. 2009 rero nibwo nagize nkajya kubyiga, njya muri game neza 2010. Urumva jingo ntabwo ikorwa n'inyamaswa cyangwa ikora iki kintu, ni umuntu wivuga. Wenda akarusho wenda nuko wenda Tom ari umuntu uzwi, ariko nari amajingo y'abandi bantu usanga ari abantu babayashyizemo. So byabaye akarusho rero abari ukankorera ku ndirimbo namukoreye bita Ubuziraherezo. Niyo ndirimbo kabanje kujyamo, so ni by'agaciro cyane kandi nawe ndabimushimira. Urumva rero ni by'agaciro rero ku muntu nka Tom Close, umuntu w'umurigent, kuba jingo yanjye ari wayivuze. Icyo ntabwo ari cyo. Donc hari ikintu kibaho, n'abaproducer bose ushobora kubabaza, hari ikintu kibaho mu underground akumva ko nibuje cyangwa se nimbaje gukora indirimbo, hari ibintu bigera nko kuri bingahe ngenderwaho. Ushobora kuza gukora indirimbo utaramenyera studio. Hari uburyo uza gukora indirimbo ugasanga producer agwaye umwanya kugira ngo ubashe kujya kwiga kuri iyo ndirimbo runaka, kugira uzagaruke inonosore neza. None ugasanga akenshi nk'umuhanzi ukiri hasi abonye wenda nk'umustar, araje ya ndirimbo ye w'umustar ikozwe mu gihe gitoya, akagira ngo ni ukutonesha kuvuga ngo urakora umustar ngo uramuretse. Nyamara ntabwo ari ibyo ngibyo, na experience muri studio irakonta. Rero kuba aje agakora iyo ndirimbo nuko babimerita ikarangira. Rero kuba nkubwiye rero ngo genda urepete, ntabwo ari byo byavuga rero ngo underground ngo mumushyize ngo hasi. Kimwe yuko hari underground uzagakora indirimbo nayo ikarangira mu buryo bwihuse. Ntabwo indirimbo ari ukujya nko mu isoko ngo itugura tuvuge nk'inyanya ngo ituzitahana, ntabwo ari uko babimeze. Nta mukopine mfite, ntawe ni ukuri, icyo ndakivugisha ukuri. Nta mukopine mfite. Yarahari ariko ubu ntawe. Murakoze kumbaza icyo kibazo. Ngira ngo nagiye muri Round Music muri 2015, mvamo 2017.
icyo gihe navuye donc icyo gihe nakoraga muri Touch Round Music, baraza baranganiriza dusinyira amasezerano y'imyaka 2. Ndakeka ayo masezerano y'imyaka 2 yose narayakoze nkayarangiza, konti narangiye, ndetse bamwe mu bari bakuriye Round Music batangaza ko nanjye amasezerano yanjye yari yarangiye, nayo nayarangije, nta muntu ugeze wamba, nta n'ikintu twigeze dupfa. Reka nta gikorwa na kimwe cya Round Music mfite, ko byose navuye narabirangije. Nyuma ya Tea Time navuga ko ndi umuntu uri independent, donc ndakora cyane ariko mba ndi muri Monster cyane, urebye akenshi cyane mba ndi muri Monster. Mbere ya byose ndabanza nsobanura abantu nyine. Ikintu cya mbere, Oda ni umuvandimwe wanjye, ni nka mushiki wanjye since day one, guhera nka 2012 nibwo twatangiye gukorana umuziki kugeza na magingo aya ngaya. So Oda ajya gushinga Round Music, Empire, yarampamagaye, nyirango na bimwe mu bitangazamakuru byaramurebye, nanjye nari mpari, so mpari nyine kugira yarampamagaye nk'umuntu nyine ukwiye kuza nkareba ibikorwa byiwe nk'umuvandimwe nk'iki, nkamufasha bimwe bikora ibyo ari nuko kazi nkora. Nari mpari hariya nkaho ari nko gufasha umuvandimwe, nawe yarabivuze kuva ku itangiriro. Ntabwo n'ikintu nigeze mpfa na pasi. Empire nyine hari uburyo bw'imikoranire twari dufitanye, ariko yakivandimwe, ariko atari akazi yo kuvuga ngo njye ndi permanent muri Empire. Na n'ubu ngubu ushobora kunsangamo ndi gukoramo projet runaka, ariko ntabwo bivuze ko nari ndi umukozi wa Empire. Aho ni ryo tandukaniro rihari, nta kibazo gihari kuri njyewe na Pasi na Empire. Nibyo nakubwiye nyine, ni umuvandimwe wanjye, ni mushiki wanjye kuva ku, navuga ngo sinzi nyine, hari igihe kuba ufite kuba wenda ko ari wenyine wanyitayeho, wenda ariko yanyitayeho bihagije, bigaragara na buri wese, ndanabimushimira. Gusa sinzi ukuntu nabivuga, byarandenze kandi ni ibintu byo gushimirwa, nicyo kintu nabivugaho. Ibyo bintu ntibigeze binabaho, ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. Pasi amfata nka brother we, naye nkamufata nka sister wanjye, ntabwo icyo kintu kigeze kibaho. Ndabyibuka hari kwa 5, ngira ubu ngubu ahubwo hagiye gushira umwaka ko nayikoze mu kwa 3, umwaka ari nka warangiye. Ikintu cyabaye ni kimwe, hari kwa 5, noneho bashuti ba mushiki wanjye bashaka kumukorera kumukora surprise y'isabukuru y'amavuko, nuko bahamagara bamwe bo muri famille, nanjye ndimo, turaza. Noneho tujya muri hotel, niho byari byabereye, araza, birarangira, isaha zo gutaha ziragera, turi ku muhanda neza, turimo kuganira, ari ngewe na anti wanjye na mushiki wanjye. Nibwo iyo mpanuka yabaye, nibwo twagiye kumva imodoka iraje iratwuriye. Ni ibintu byari biteye ubwoba, ni ibintu mbese sinzi, niyo mbitekereje mba numva ntazi uko mbaye mu mubiri, gusa icy'ingenzi nuko Imana yabikoze. Ibyo bintu ntabwo ari byo, kuko ndabyibuka twageze kwa muganga, akaboko nkigafite kose n'iki, bagerageza nyine kukunga akaboko, ko nagiye muri salle d'operation nk'inshuro zirenga 3 zose, ko bagiye kugaca ari nko kuri nk'igeragezwa rya 3. So nari ndi mu bitaro, mundi bwa mbere babanje kunshyiraho n'icyuma. Icyo cyuma cyaranjyaga cyane, ubwo buribwe nubwo iyo mbwibutse bwari bukabije cyane. Gusa kugira ngo bajye gufata initiative yo kuvuga ngo bagiye gukuraho, twari turi muri salle d'ope n'abantu bagiye kumbaga,
bagiye kugerageza nyine iryo geragezwa rya nyuma barabikora. Hari abadogiteri benshi baragerageza uko bashoboye kose biranga, noneho bakabona ko ama infection arimo kuzamuka cyane, biba ngombwa ati rero nibo bafashe umwanzuro ati dukwiye kukabaga bitewe n'uburyo ama infection arimo kuzamuka. Bishobora gutuma akaboko ushobora gutuma noneho bizamuka ukaba wanapfa. Amahitamo hari namwe nuko bagakuraho. So cyabaye nuko navuze ko ntakwiye ngewe kwifatira umwanzuro ko hanze hari abavandimwe, hari ababyeyi. So ni muri urwo rwego bahamagaye ndabyibuka mama niwe wari uhari, yego, na uncle wanjye niwe wari uhari. Baraza nyine dufata umwanzuro ko nta kundi kuntu byagombaga kugenda, baragaca. Donc iyo barangije kukubaga bahita bagushyira ubukiri hariya muri salle d'ope bategereje, hari ikindi cyumba kujyanamo bategereje ko ibinya baguteye bikuvamo. Donc ukanguka nawe uri wenyine. Nakangutse ndi njyenyine ntazi ibyabaye, ndi kuva muri ibyo binya. Nibwo narebye ku ruhande ntekereza ibyo bari bambwiye, nsanga nyine byarangiye. Ngira agahinda nyine, urumva ikintu bwa mbere kikuba ubutariyakira ni ikintu donc nacyo ntazibagirwa. Nkimara kubibona aribwo bwa mbere hari uburyo nahindutsemo, gusa nari ndi njyenyine. Donc gutaha naratashye, ibisigaye bakazajya baza kumfukira mu rugo. Byantwaye nk'ukwezi kugira ngo babashe kuhakora neza harangire. Byatwaye ukwezi, nibwo natangiye nyine, nibwo nahise njya muri studio nkora niyo ndirimbo ya mbere ya Oda yitwa Happy. Ngira ngo benshi banamubonye no mashusho yayo. Ni indirimbo ihimbaza Imana. Uriya mutipe turi kumwe witwa Sedi, aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari album ndimo kumukoreraho, so byabaye ngombwa ko ashaka kuririmba indirimbo ihimbaza Imana, ishimira Imana ku byiza Imana yamukoreye. Turi muri studio gutya, nkoze beat, twumva ni fresh nyine. Arambwira ati none kaduha n'amayide. Nibwo nahereyeho nanjye rero njya kuri microphone, ariko uburyo aba producer burya uho nk'ayide nk'umusani umuririmbyi dushyizemo twumva ni sawa. Ngiye nabishyizemo mvuga ati wenda tuzazana wenda nk'undi muhanzi ashyiremo, cyangwa se nawe ashyiremo ku giti cyiwe. Abari barimo ngaho nawe igiti cyo gati wow, ibintu byiza cyane. Noneho twita tubinonosora, tubihuza noneho n'ubuzima bwa benshi, kuko ubuzima tubayeho kuri iyi si nta muntu udafite ishimwe kuri we kuburyo yashimira Imana. Ni gutya indirimbo yaje. Junior y'ukuboko kumwe n'uw'amaboko abiri ntaho batandukaniye. Ngira ngo ni ikintu niho mperaho nshima Imana, kuko ni ikintu hari uburyo Imana itegura umuntu atabizi tu. Ngewe kuva na mbere ntarakora accident, ngewe no muri studio kuno kuboko kwa gauche nyine nagukoreshaga kuri clavier. Urebye production nayikoreshaga kuno kuboko nkuko bisanzwe n'ibiki byose, kuko intuza production burya ni programmation, ntago ari boro nguvuga ngo nijyamo kabiri gusa. N'iki ni ibintu wakora. Hari n'abakora production badacuranga, batazi no gucuranga. So nge rero nabaga ndi muri studio, ukuboko kumwe uko ariko kuri gukora kuri ntuza kuri machine, kuri gukora kuri piano n'ibiki byose. Urumva ni ibintu nta tandukaniro, donc na still ndacyari wa wundi. Ibiryo ntabwo utabikunda, kuko ndahamya ko twese kugira ngo tubashe kubaho, kugira iki n'ibifungurwa bibaho. Sinzi rero niba ari ikibazo. En fait ngiye kugira ngiye muri mood nziza,
biterwa n'umuhanzi. Hari umuhanzi burya iyo uri kumwe n'umuhanzi uri sharp kuntu ugira courage runaka mugakora ikintu mwumva donc mwisanzuye, ariko hari gikora nk'umuhanzi ukabona ntabwo muri mood imwe, icyo gihe nawe rero kugira ugere muri iyo mood imeze fresh byagorana cyane. Sinzi ko nabigira, gusa nta nubwo ari n'itegeko kwitura umuntu, gusa icy'ingenzi ni uko abazi iki waramukoreye, kandi ngiye kuri ngewe inyiturano siyo ya mbere, ahubwo cya kintu iyo ugiha agaciro ngewe biranshimisha. Niyo mbonye cya kintu no twakoranye hari aho cyakugejeje mu buzima bwawe, biranshimisha, babihagije kuri ngewe. Avatar ryaje ndi kwa muganga, urikumva, kuko ngewe urebye ngewe nasimbutse accident nyinshi, maze gukora nka accident zingaira kandi nazo zikomeye cyane, nka accident nk'eshatu. Sizi ukuntu narimo kuganira n'abantu bari bansuye kwa muganga, turimo kuganira kuri filime ya Avatar, ngira ngo abantu barayizi, ni nayo ya mbere ngira ngo ubu ngubu sizi nimba itaravuye ku mwanya wa mbere mu gucuruza ku isi. Nkabona hari abantu bavata nyine barasaga ntibapfe, bakabagira kindi ntibapfe, so tubigeranya n'ubwo buzima bitanga ati ndavata none se ubundi ko nkora izo mpanuka simpe singira iki, naho ngaho izina ryavuye. Ndabyibuka ngewe naje ndabanza gushimira Pastor P niwo wanyoboye ku mwarimu wanyigishije bitwa Emile Nzeyimana, kuko Pastor P nayo musanzemo, kuko Pastor P twarasenganaga kuri Assemblée de Dieu ducurangana turi muri worship team. Namusanzemo nsangamo bita Nikora, nsangamo